ariko ibi bintu nutabikora ngo ukore ibyo usabwa dore imivumo nyuma yaho hahita haza imivumo. Kereza ko iyo bari gufata amatorero cyangwa abashumba 140 amaparuwasi 140 bakayagabanya bagasigaza 30. Iyi ntago ari imivumo iri kumanuka. Hanyuma buriya umuntu ufite abana 6 yapfushije 3 agasigarana 3 abayunguka. Abarimo yunguka niba nyine niba yari 100 hakaba hari gusigara 30. Aba bantu barimo barakura cyangwa barimo baramanuka? Ubwo itoro ryarapfushije. Barimo barakura cyangwa barimo barasigingira? Bwa mbere na mbere mu mateka aka kantu nushaka ukandika kuki bibaye mu mateka bwa mbere na mbere nuko ari reka manze nkubaza. Nangiye kamanze nkubaza akantu. Imana ikandamiza abagore. Uyu Imana ifite icyo yageneye abagore ntago ari kubakandamiza. Reka mbanze nkubaze noneho nanjye. Nje kukubwira umuntu umwe, kubwira 2, kubwira 3. Umushumba. Wa kane ntago urabamubwira. Wa kane n'isi cyangwa se n'igihugu. Yego. Hanyuma utekereza ko ubundi ibintu by'Imana ntago bimanuka. Ibintu by'Imana ntago bijya bimanuka, ahubwo ibintu by'Imana birazamuka. Iyo biri kumanuka n'umwako. Niyo mpamvu yuko azajya mu itora agakora iby'imbaraga yaba mu gusenga, yaba mu gushumba, yaba gufata itero akarigeza ku cyerekezo kizima nk'uko umushumba abivuga. Ubivuga kuki mutemenye kandi umugore tuzi ko ari umunyembaraga. Ntiwumva se aho byapfiriye? Ayo magambo usomye ameze nk'ayo kwisobanura barimo barisobanura kuri inde? We nibyo baramubajije asubiza gutyo. Nyine barimo ko bameze nk'abantu bazi ko ikintu bakoze gishobora kuzabajyana mu manza. Barimo barisobanura kuri inde. Niba ari abanyamategeko bahagurutse bagategeka ati twebwe turabikoze, sibyo? Ayo magambo yandi twararebye, hari abasomye Bibiliya bayisobanura nabi. Kuki bari mu kwisobanura? Bari kwisobanura kuri inde? Ninjye bisobanuye mu bandi twakurikiye abandi. Abisiraheli bajya gukora ishyano, baragiye babwira Samweli, baramubwira ngo turashaka kutwimikira umwami tukamera nk'andi mahanga, ngo natwe tuzagira umwami uzajya ugira gute, uzajya utuyobora. Samweli arababwira ati Uwiteka ko yarahagije n'umutambyi ko yarahagije akazajya batambira, mufite ikihe kibazo? Ngo ibyo byose turabyumva ariko turashaka kumera nk'andi mahanga. Iri jambo rivuga ngo twarebye mu bandi, ngo tureba ngo ibyo abandi bakoze dusanga natwe dukwiye kubikora. Nababwiye ngo iki yabibwiraga abantu bagera kuri 4. 4. Uwa mbere mu mateka nyine bakoze ikizira. Bwa mbere mu mateka aho twabereye noneho turashyize dukoze ikizira. Ese 2 ahubwo turagira ngo duhe ishusho abantu bashaka kuyireba, abantu basomye Bibiliya, sibyo? Abantu basenze, abantu buzuye umwuka wera, abantu babanye n'abasenga, abantu baganiriye n'Imana, sibyo? Kuva na kera kose uretse n'uyu munsi. Ntago Imana igira ibintu bigezweho. Mu Mana nta bigezweho bihaba. Twagiye tubabwira mu Mana nta terambere ribaho. None se ko twatangiye tuvuza ingoma kera y'uruhu, none se kuba twimitse abagore bakahabwa inshingano, biratuza kuvuga mwami Yesu? Kuki mugombera kuvuga ko muri kubikora kuko bigezweho? Ako kantu ko kugerwaho murimo murakavugira iki? Amahoro y'Imana n'abane namwe mwese mudukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu byose. Iyi ni ya channel yanyu, channel y'abakunzi b'ijambo ry'Imana, channel y'abantu bafite intego yo kujya mu bwami bwo mu gihugu cyo mu ijuru. Mwese turabasuje. Iyi ni channel yanyu Umusaraba TV. Muhabwe umugisha n'Uwiteka Imana kandi mwahisemo neza kudukurikira no kumva ijambo ry'Imana.
aho muherere hose no mu bice bitandukanye mugiye muhereye mu ntara zitandukanye ku migabane itandukanye, mwese reka mubwire ngo muhabwe umugisha n'Uwiteka Imana, kandi Imana y'amahoro ibishimire. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Njya nkunda kuvuga ngo ni wa muhanuzi bisa kugira ngo wumve icyo ari kuvuga kugira ngo usobanukirwe, ariko kandi ubanza usenga Imana iguhe n'ubundi bwenge kugira ngo usobanukirwe ibyo yashatse kuvuga. Yitwa Muhire Didier. Uraho neza? gira amahoro. Umeze neza? Ndashimye. Urakomeye. Nishimiye kubana nawe. Nanjye nuko nishimiye kubana namwe abo tudaherukanye, ni mukomere. Mugisha w'Imana nubane nawe. Yego. Amakuru y'iminsi yanze ko yaritambutseho. Yari haciyemo iminsi ariko turaho. Imana iracyaduhagazeho. Yego. Reka kandi ngusabe usuhuze abaduteze amatwi muri kano kanya. Abaduteze amatwi ndabashuhuje cyane. Abadukunda, abadukurikira, hari abajya babitwereka ko badukunda bakanabivuga bati natwe turabakunda, natwe ni ukuri turabakunda, kandi impamvu turi hano ni ukubera mwebwe. Hari icyo bishobora kukumarira mu ruhande rumwe cyangwa urundi, hari n'icyo bishobora kugufasha, hari n'icyo byafasha igihugu kuba twicaye aha ngaha, cyangwa se n'isi muri rusange. Yego. Rero turabashuhuje kandi turabakunda. Yego, ubundi butumwa bwiza butagize icyo bumara kuri sosiyete cyangwa se ku bantu ntacyo bwaba bumaze. Yego. Niyo mpamvu tuba twicara no kugira ngo ibyo tuvuga bigire aho bivana abantu bageze ku rundi rwego, ariko urwego rwiza. Yego, habwa umugisha n'Uwiteka Imana. Rero tugiye kubana muri kino kiganiro, tugiye kuganiramo n'abantu muri kwa kundi mwuka ajya tuyobora, nyine ko turagenda n'uyu munsi, ariko dutangamo n'impuguro, twibaza ku biba byabaye, ariko byose bigamije kugira ngo bitunge umuntu w'imbere. Reka tugusaba usenga Imana. Imana igira neza, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Twinjiye muri gahunda zo kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, bana natwe. Mbere y'uko twubaka abandi, natwe ubanze utwubake kandi udukomereze amaboko, hanyuma abantu bawe bagubwe neza kandi bagire imbaraga mu buryo bw'umwuka. Girira neza buri muntu wese uzakurikira iki kiganiro, urwanye imbaraga z'abadayimoni n'imbaraga z'imyuka mibi. Tugirire neza ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yego, reka tuganire, ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu Didier, twajya tuganira ibiganiro byinshi cyane. Uri umukristo w'itorero rya ADEPR, ariko uri umwe mu bakristo rimwe na rimwe batajya bemeranya n'ibigenda bikorwa muri iryo torero. Uvuga ko bihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, uvuga ko bihabanye na Bibiliya. Uri mu bantu nubwo basengera muri iryo torero cyangwa bakabarizwa muri iryo torero, ariko ibintu byinshi bagenda batabyemera, cyane cyane ko bimwe uvuga yuko nta mwuka wera ubirimo. Hari n'abavuze ati birukanye nyir'urugo. Iyo wirukanye nyir'urugo nta mahoro wapfa kujya, ukavuga yuko impamvu ibibazo byose bigenda bivugwamo, impamvu itorero rigenda riduha amakuru kenshi, ari uko nyir'urugo bamwirukanye, akabareka akabatera umugongo, bakaba bitashobora kugenda neza, cyangwa uvuga ko wirukanye umwuka wera. Hari icyo bishingiragaho abantu baza gusubira mu biganiro twatambukije, cyangwa se wakoze mu minsi yashize, baramenya icyo bivugiye nuko n'impamvu yabyo babisobanukirwe. Uyu munsi dufite itangazo ku kinyamakuru rivuga ngo bwa mbere mu mateka abagore 4 bagizwe abapasiteri mu itorero rya ADEPR. Uri umwe mu bantu batagiye bavuga rumwe n'itorero rya ADEPR mu kwimika abagore, ariko kandi atari uko urwanyije ko umugore yagira inshingano akora, atari uko utabyemeye, ariko ukagenda ku cyo Bibiliya ivuga n'inshingano zabo aho zigarukira. Aho bati nimba twemeye kuyoborwa n'umwuka, reka tuyoborwa n'umwuka mu bintu byose. Abagore barasengewe, bamaze gusengerwa, ariko turibaza ati se babagore bakuduruka abo basengera ko nta numwe turumva ari mu nshingano. Uyu munsi amazina 4 yasohotse ya bamwe mu bagore bahawe inshingano ndetse zikomeye zo kuyobora indembo cyangwa se amaparuwasi. Reka mbere kuri icyo ngicyo, ariko si cyo kintu cya nyamukuru nshaka kukubaza. Ikintu nyamukuru ndaje nkikubaze mu kanya. Tukiri kuri aho ngaho ko imirimo bayihawe, noneho urabivuga iki? Ibyo ngibyo ni byiza, gusa iki kintu tujya dukunda kukivuga, ariko ntihagire umuntu wumva ko hari abantu cyangwa se uruhande rumwe tugiye kwibasira cyangwa se twibasira. Twebwe yenda nkanjye njyewe ndi umukristo, yenda ADEPR nuko yenda ariho umuntu aba abarizwa, ariko hari igihe buriya nk'umubyeyi
mu muco wa kinyarwanda hari igihe umubyeyi aba adafite ubuzima cyangwa se imibereho cyangwa se imico cyangwa indangagaciro nziza, ariko iyo abyaye abana hari igihe abana bo badakurikiza ya mico ya se cyangwa ya mico y'ababyeyi, noneho ntabwo bituma batitwa abana ba runaka. Rero bivuze ngo ushobora kuba ahantu kuko ariho ubarizwa, ariko wowe ntugende nkabo, ntiwitware nkabo, ntiwitware nk'uko bitwara, mbese ibyo bakora bitari byiza ukabinenga, ndetse ukajya ubashishikariza no kwisubiraho mu gihe wowe wamaze gusobanukirwa ko hari uburyo ki runaka umuntu ashobora kubaho cyangwa akabana n'abandi mu buryo bwiza. Buriya mu kinyarwanda baravuga ngo ntawe ukama ikimasa, kuko buri kimasa ntigikamwa, ntabwo ikimasa kigira amata. Rero hari abantu bafata inka zikamwa bakazitiranya n'izidakamwa, ugasanga umuntu arimo arata igihe akama ikimasa, azabona iki se? Ubihuje gute n'ibyo nkubajije? Oya, ubwo turimo turiganirira. Urumva hari igihe abantu bakama ikimasa, hari igihe abantu bata inshingano zo gukama inka zakabaye zikamwa zireta, cyangwa se zo gucirira inka zireta, ugasanga barimo baracirira ibimasa. Kandi yenda ni ukuvuga ngo ubundi ikimasa kimwe gishobora kubangurira inka 50, gishobora kubangurira inka 100, hanyuma za nka zigatanga umusaruro, zigatanga umukamo. Ariko ujya kubona ugasanga umuntu afite ibimasa 100, kandi ubwo afite abana bakeneye kunywa amata, bumva bazarwara bwaki, kubera ko bazarwara bwaki ko batigeze babona amata. Reka twikomereze twigarukire ku byo wari uri kubaza. Hari imvugo kera yajyaga ivuga, wajya gushaka ikintu ukakibura, cyangwa wavuga ikintu ntigisohoka ukavuga ati nakamye kimasa. Uvuze ko wakamye kimasa kubera yuko ibyo wavuze byanze bikakomeza bikabaho? Uvuze ko wakamye ikimasa kuko ibyo uri gushaka bitabaho, uri kubishakiraho bitaba. Ni wowe uri kwibwira cyangwa n'undi muntu? Ni njye uri kwibwira. Ninde ukamye ikimasa? Ni ukuvuga ngo wari uri kumbwira ngo kuri iyi nshuro ya mbere, sinzi ukuntu bivuze ngo ni ku nshuro bwa mbere mu mateka, y'imyaka 45 niko ikinyamakuru cyabyanditse, bwa mbere nibwo bibayeho. Yego. Ubundi impamvu bashyizeho bwa mbere mu mateka ni ukubera iki? Nanjye nicyo kintu nashaka kubaza, kubera iki nyine bibaye ubwa mbere. Ariko bwa mbere mu mateka nyine bakoze ikizira. Bwa mbere mu mateka aho twabereye, noneho turashyize dukoze ikizira. Ikintu ukoze bwa mbere mu mateka bivuze ko ari ikizira cyose? None se ikintu kitakozwe mbere ni uko iyo mana bari gukora uyu munsi ntabwo yari ihari, yari injiji se? Impamvu itabi bakoresheje ni uko itari ihari, yari injiji. Uyu munsi nibwo ijijutse se, cyangwa yari isinziriye, yari nka yindi yabo kwa Ntuzi? Yari yindi yo kuri ba bahanuzi bo kwa Yezebeli? Bishobora gupfira kuba byarapfiriye ku myumvire y'abashumba bamanje kuyobora. Noneho barinjije, nibabyerure bavuga ko barinjije. Wenda uyu munsi we kabona ko bikwiriye bitewe n'imyumvire afite iri hejuru. Nyine nibabyerure bavuga ko barinjije, nicyo cyaka kugira ngo tumenye. Barinjije, none haje injiji. Nta byavuzwe byo. Ariko ikintu cyane nashaka kubaza, mu ijambo umuvugizi w'itorero rya ADEPR Ndayizeye Isaie yavuze ati, twabonye ko bikwiye ko abagore bahabwa inshingano z'ubupasiteri binagendanye n'icyerekezo dufite nk'itorero. Icyerekezo hari umurimo wo kuzana abantu kuri Kristo, ariko hari no kubatoza no kubarera. Abagore rero bafite iyo mpano n'ubushobozi. Bishatse kuvuga ko mu minsi yashize nta burere mwari mufite, nta nubwo mwazanaga abantu, nta bakristo mwari mufite, ariko abagore basanze bafite impano yo kurera abantu bagakura mu buryo bwa gikristo. Sicyo bivuze? Ubwo yenda. Abagore rero bafite iyo mpano n'ubushobozi, by'umwihariko mu murimo wo kurera abantu no kubakuza, kandi twumva kuba twasengera abagore bakaba pasiteri ari igisubizo kuri twe cy'igihe kirekire. Umva ko mufite ikibazo cy'uko mwari mufite mu bantu mwari mufite, harimo abantu batari bafite uburere nkawe uba mu itorero, ariko ntiwemere amahame amwe. Bihangane ko mvuze gukiwe. Oya, uri kumva? Icya kabiri, mwari mufite ikibazo cy'uko mutari mufite abayoboke benshi, kandi abagore bafite iyo mpano. Ibyo bintu babyemera? Ariko ibintu twagiye tubivuga, njye ndavuga inkuru yanditse ku gishereka mbito nahabwa nta kibazo. Twe twagiye tubivuga, ibintu twicaye aha ngaha turabiganira, si rimwe si kabiri, ahubwo turagira ngo duhe ishusho abantu bashaka kuyireba, abantu basomye Bibiliya, sibyo?
abantu basenze, abantu buzuye umwuka wera, abantu babanye n'abasenga, abantu baganiriye n'Imana, sibyo? Kuva na kera kose uretse n'uyu munsi ntago Imana ijya igira ibintu bigezweho. Mu Mana nta bigezweho bihaba. Twagiye tubabwira mu Mana nta terambere ribaho. None se ko twatangiye tuvuza ingoma kera y'uruhu, uyu munsi twagiye hakaza iterambere ry'uko ingoma z'uruhu zitagezweho ari piano, tukazana piano na durumu na gitari, iryo si iterambere. Icyo ngiryo ntago ari iterambere. Ntago byemera byo. Oya, iryo ntago ari iterambere. Ni iki? Kuko n'ubundi byo mwavuzaga byose mwavugaga Mwami Yesu. Kereka niba mwaratangiye guhindura mukaba musigaye muvuga ikindi. Nuko ngo izina Mwami Yesu mwatangiye murivuga nabo mwasanze barivuga, bigeze babihindura. N'uyu munsi niko byakabaye bikigira gute bikimeze. None se kuba twimitsa abagore bakahabwa inshingano, biratuza kuvuga Mwami Yesu. Kuki mugombera kuvuga ko muri kubikora kuko bigezweho? Ako kantu ko kugerwaho murimo murakavugira iki? Ariko nituvugane ko nibyo ngiye turavuga naguhe urugero, ingoma zigezweho uyu munsi. Ingoma ya ruhu ntiyari igezweho. Twatangiye n'ingoma ya ruhu tutayikoresha. Tubita ya mashyi yacu ya kera. Hajyaho ingoma. Ibwo yari dutangiye gusirimukaho. Haza agapiyano. Hamanje piano yonyine ndakeka ahari. Hakurikiyeho gitari. Babona haje iterambere rivuga ngo urya ufashe piano ugahuza n'ingoma, ugakubitaho na gitari, biraryoha bizana umuziki mwiza Imana ikanezerwa. Si iterambere. Iryo ntago ari iterambere. Bibiliya nusoma Bibiliya neza, sibyo? Uzasanga Bibiliya ivuga ngo inanga nizivuge, imyirongi nivuge, amashako navuge, sibyo? Hanyuma amagitari, gitari ubwo ntago zirimo kuko gitari ni inanga, sibyo? Noneho ibyo ngibyo n'ubundi n'imyirongi n'ibindi bintu ni ibintu byagiye bisimburwa nuko abantu bagenda basimburana. Ariko intego ya gahunda y'Imana ni imwe. Ngo nushaka gitari uyifate nk'inanga, sibyo? Yego. Hanyuma umwirongi nushaka uwufate nka vuvuzera. Byo byose ni kimwe nyine urashyira mu kanwa n'ubundi udundereze. Ariko intego ni Imana, guhimbaza Imana. No guhimbaza Imana. Kuvuga ngo ibihumeka byose ni muhimbaza Imana. Ni hahandi nyine n'ubundi yenda mbere twavugishaga ijwi, uyu munsi nanone tukatwifashisha mikrofone. Bitewe nuko yenda shaka kugira ngo n'abantu bari harakurya babyumve. Ariko intego turi kugenderaho ni imwe. Imana twasengaga ntago yigeze ihinduka. Kuki bari gushaka guhindura ibintu? Uretse ibyo ngibyo by'imidiho no kubyina n'ibindi byo nibisanzwe. Ariko umuvugizi w'itorero ryanyu rya ADPR haraho yakomeje avuga ngo twagize umwanya w'urwo rugendo mu biganiro bitandukanye, rero twasanze ntaho Bibiliya ibibuza. Ntaho Bibiliya ngo ivuza gusengera umugore. Ubwo nimba araho bibuza uraza kubitubwira kugira ngo abantu bave mu rungabangabo. Yavuze ngo twasanze ntaho Bibiliya ibuza gusengera umugore k'umupasiteri. Urumva? Hari abafata imirongo itandukanye bakayisobanura nabi ku bushake bwabo, ariko ntibibuza ko umugore aba umupasiteri. Ubwo ubuze kutwereka imirongo ibuza yuko umugore yaba pasiteri. Hari abafata imirongo itandukanye bakayisoma nabi. Ariko yavuze ko biri byemera. Twayisomye nabi ntari. Kuko ngo baribashije ngo ese birakwiye Bibiliya bivuga iki? Basanga Bibiliya ngo ntago ibyanga ahubwo yabishyikiye. Ese hari ahantu ibibuza? Basanga ngo nta hantu Bibiliya ibibuza. Iyo ni ijambo rye ndi gukotinga. Aba ngo ese cyaba ari icyaha dusengeye abagore? Basanga bati oya, ntago ari icyaha dushingiye kuri Bibiliya. Naho ukaza ukatubwira uti ariko ngo wanjye baribaza ngo ese amatorero abafite hari icyo byabunguye cyangwa hari icyo byabatwaye? Amatorero afite abagore ngo nabo bayarebyeho bisanishije, basanishije n'andi matorero. Baravuga ati aya matorero ashumbye n'abagore, ese hari icyo byabunguye? Ese ko basengerwa bafite bashumbye n'abagore hari icyo bahombye, hari ingaruka byateye? Basanga ntabyo, bafata uwo mwanzuro. Ndashaka kutubwira kino kintu, Bibiliya irabyanga koko? Ese koko gusengera abagore ni icyaha? We yavuze ko atari icyaha. Ndashaka kuduhuriza na Bibiliya mu kiganiro cyacu turimo kugira ngo tubwire abantu
bamenye ukuri kwa Bibiliya n'ibikuri kubiriho. Turi guhuza ukuri kubiriho n'ukuri kwa Bibiliya. Icyo kiganiro cyacu. ahubwo jyewe reka nkubaze ubwo ndimo ndabaza n'abandi bantu sibyo turi kumwe muri iki kiganiro kuko ubu turi benshi isi yose turimo turaganira n'isi. Ayo magambo usomye ameze nk'ayo kwisobanura barimo barisobanura kuri inde? We nibyo baramubajije asubiza gutyo. Nyine barimo ko bameze nk'abantu bazi ko ikintu bakoze gishobora kuzabajyana mu manza, barimo barisobanura kuri inde. Niba ari abanyamategeko bahagurutse bagategeka ati twebwe turabikoze sibyo, ayo magambo yandi twararebye, hari abasomye Bibiliya bayisobanura nabi. Kuki bari mu kwisobanura? Bari kwisobanura kuri inde? Ni nje bisobanuraho? Ni wowe bisobanuraho? Ese ni sosiyete muri rusange bisobanuraho? N'abakristo bisobanuraho? Kuki bameze nk'abantu bari mu rubanza bari kwiburanya bakongera bakagaruka kandi nanone bakongera bakitera ingingo? Ni ukubera iki? Sinzi niba wabisomye uburyo wabisomye. Ndi kuvuga ku ijambo rye niwe wabyivugiye n'amagambo. Nyine uburyo byanditse. Urumva hatarimo kwitotora wiburanya. Sibyo ukongera ukitotora nanone wisobanura ukongera nanone ukigarura mu rubanza. Ntago sinzi niba ukuri kubisoma nawe ari kuri kubyumva. Uyu muntu arimo arisobanura kuri inde? Nubisoma neza urasanga ameze nk'umuntu uri kwisegura, urisegura kubera iki kuri gukora ibintu bizima. Impamvu wisegura uri gukora ibintu bizima ni iyi. Ese birivugaho iki kugira ngo ku kintu cyerekeranye n'abagore kuba abashumba birivugaho iki? Twibutse icyo birivuga. Ubundi Bibiliya ivuga ko umugore ari urwabya rworoshye. Sibyo? Ikavuga ko umugore ari umuntu ugomba guca bugufi akajya munsi y'umugabo, akemera kugandukira umugabo. Hanyuma umugabo akaba umutwe. Sibyo? Kandi uko umugabo aba umutwe mu rugo ni nako aba umutwe mu itorero, agahagararira itorero. Sibyo? Hanyuma umugore akayoboka. Uko umugore aganduka mu rugo ni nako agandukira Kristo. Urumva? Kandi ukongera ukibuka yuko ububasha mbere na kera bwagize Adamu. Ahabwa kuyobora isi no kuyitegeka no kuyitwara. Uwo ni Adamu, umugabo. Hanyuma Imana ngo irareba ibona adakwiriye kuba wenyine, imushakira umuntu uzajya umufasha. Ariko ntabwo yamushakiye umuntu uzahagarara mu mwanya we, yamushakiye umuntu uri iruhande rwe hafi uzajya umufasha. Hanyuma akaba umufasha we mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko ntabwo yigeze atorwa nk'umuntu wo kumuhagararira, mbese wo guhagarara mu mwanya w'aho Adamu yakabaye ahagaze. Hanyuma ubu busobanuro cyangwa se ibi bintu nyine byo kwisegura twararebye, twagenzuye mu bandi, twakurikiye abandi. Abisiraheli bajya gukora ishyano, baragiye babwira Samweli, baramubwira ngo turashaka kutwimikira umwami tukamera nk'andi mahanga, ngo natwe tuzagira umwami uzajya ugira gute, uzajya utuyobora. Samweli arababwira ati Uwiteka ko yarahagije n'umutambyi ko yarahagije akazajya batambira, mufite ikihe kibazo? Ngo ibyo byose turabyumva ariko turashaka kumera nk'andi mahanga. Iri jambo rivuga ngo twarebye mu bandi, ngo tureba ngo ibyo abandi bakoze dusanga natwe dukwiye kubikora. Nababwiye ngo ikimasa ntabwo gikamwa, ikimasa ntabwo kigira amata, ikimasa kirabangurira ntabwo gikamwa. Rero abantu bazajya gushakira amata ku kimasa ntayo bazabona, abana bazarwara bwaki. Hari amagambo Bibiliya ivuga, iyo usomye mu bitabo 5 bya Mose, hari amagambo avuga iby'imigisha. Akavuga ngo nukora ibi ukagendera muri izi nzira, imigisha yose izakuzaho. Igitenga cyawe uvugiramo ntago kizaburamo ifu. Hanyuma aho ubika amavuta ntago hazabura amavuta. Sibyo? Umuvure wengeramo ntago uzaburamwo vino cyangwa se umutobe. Abanzi bazagutera bashobora kuzagutera baciye mu nzira imwe nkabatatanya baciye mu nzira nyinshi. Sibyo? Ariko ibi bintu nutabikora ngo ukora ibyo usabwa, dore imivumo, nyuma yaho hahita haza imivumo. Uwiteka ibi ngibi Imana ijya kubivuga cyangwa Mose ajya kubyandika. Urabizi ko Mose yari umuntu uyoborwa n'Imana, yoborwaga n'umwuka. Mose ajya kubyandika
yabibwiraga abantu bagera kuri 4. 4. Uwa mbere ni njyewe ku giti cyanjye aho mpagaze nta wundi muntu duhagararanye, nintakora iby'Imana ishaka ya mivumo izanzaho. Uwa kabiri ni umugabo cyangwa umugore cyangwa se umuryango, nk'uko yenda njye mfite umuryango, ninkora iby'Imana ishaka umuryango wanjye, sibyo, nzaba ameze nk'umuntu uri kuwukorotira cyangwa uri kuwufungira ku buryo nta kintu na kimwe cy'icyago cyangwa se ibibazo kizawuzaho. Ariko nintakora cya kindi Imana ishaka, ya mivumo izaza ku muryango wanjye. Ubwo si babaye 2. Uwa gatatu ni itorero. Wowe muyobozi w'itorero, muntu uhagarariye itorero, nudakora iby'Imana ishaka cyangwa nukora iby'Imana ishaka, iyi migisha yose ni wowe izazaho. Ubwo Bibiliya irimo iravuga itorero, sibyo? Imigisha yose izaza mu itorero ryawe, iza mbaraga zose z'Imana, ndetse n'abanzi bazagutera bashobora kuzagutera banyuze mu nzira imwe, Imana ikabatatanya kuko iguhagaze iruhande. Watorero we ikabatatanya bacishije mu nzira nyinshi bagatatana, kandi ikibuvugiramo ntabwo kizaburamwo ifu n'umunsi n'umwe, kubera ko uzaba uhagararanye n'Uwiteka. Umuvure wawe ntabwo uzigeramo uburamo vino cyangwa uburamo umutobe, kubera ko uzaba uhagararanye n'Uwiteka. Hanyuma igitenga cyawe, ikibo nyine nicyo gitenga, mbese ibindi bintu muzahasome, hakubwira imigisha yose izaza watorero. Hanyuma nutabikora ukagenda nk'andi mahanga, umwaku niwo uzakuzira. Utekereza ko iyo bari gufata amatorero cyangwa abashumba 140 amaparuwasi 140 bakayagabanya bagasigaza 30, iyi ntago ari imivumo iri kumanuka? Iza kuri bande bitewe nande? Maze kukubwira ngo iki, nabanje kukubwira umuntu umwe, kubwira 2, kubwira 3, umushumba. Wa kane ntago urabamubwira? Uwa kane ni isi cyangwa se ni igihugu. Yego. Hanyuma utekereza ko ubundi ibintu by'Imana ntago bimanuka. Ibintu by'Imana ntago bijya bimanuka, ahubwo ibintu by'Imana birazamuka. Iyo biri kumanuka n'umwaku. Niyo mpamvu iyo turi gusenga Imana itubwira ngo mbahaye imbaraga. Ntago Imana ijya ivuga ngo mbimye imbaraga, sibyo? Kuko itwimye imbaraga yabitumanuye, yabitujugunye, yabiduhaye Satani, yabiduhaye amaboko y'abanzi bacu. Iki kintu sinzi niba turi kucyumvikanaho kimwe abantu bari kudukurikira. Hanyuma rero niba abantu bari kumanuka, sibyo, amaparuwasi akaba ari kumanuka, tayari menya ngo hinjiyemo kagungu, kubera ko hatigeze humvirwa Imana. Hinjiyemo kagungu irimo iragenda imunga. Ese kumanuka ni ikibazo? Ni ikibazo gikomeye cyane. Kuba paruwasi zari 143 nta musaruro ziri gutanga, bakabona yuko 30 zatanga umusaruro, byaba ikibazo. Hanyuma buriya umuntu ufite abana 6 yapfushije 3 agasigarana 3 abayunguka. Abarimo yunguka. Oya. None niba nyine niba yari 100 hakaba hari gusigara 30, aba bantu barimo barakura cyangwa barimo baramanuka? Ubwo itorero ryarapfushije. Barimo barakura cyangwa barimo barasigingira? Batwandikiye muri comment. Ni ibintu byumvikana. Ni nyine barandika pe, nibyo barandika, ariko ni ibintu byumvikana. Gusa nuko ibintu tubabwira kenshi na kenshi sinzi sase babyumvamo, cyangwa sinzi uburyo babyumvamo, sinzi n'uburyo babirebamo ababasha kureba, cyangwa se hari n'ababyumva bakavuga ati ibi bintu birakomeye, reka twicecekere. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo n'umushumba ubwo uramutse umuhamagara ukamubaza ngo ese ko mwari abantu 140 ingahe mukamusigaye muri 30, aho mwarwanaga muracyabasha kurwana? Urukuta mwabashaga gufunga muracyabasha kurufunga? Erega iyo bavuga ngo 2 bishe umwe, urumva? Iyo bavuga ngo 2 bishe umwe nuko bari 2. None se niba ari umwe kuri umwe, none urumva bizagenda gute?
ikibazo cyavutse. ahubwo ubu ngubu abadayimoni bo barimo bariyongera. Eh, abadayimoni bo barimo bariyongera, niyo mpamvu bo bari mu gukusanya imbaraga, bo barimo baraza, barimo barakubita n'utwari dusigaye. none nimba abadayimoni bari kwiyongera bitora muri gukora iki? Nyamara bera, iyi ndirimbo nzajya nkora nyikuririmbira. Nta kibazo, yisubiremo. Nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami ibyaryo ngo azarirengere. Nyamara bera baryo Bahora bari maso, babwira umwami ibyaryo ngo azarirengere. yego. Abera baryo barahari, kandi Imana ntihata, narabikubwiye, Imana ntihata. Hanyuma rero kuri iki kintu cyo kuvuga ngo bwa mbere na mbere mu mateka, aka kantu nushaka ukandika, kuki bibaye mu mateka bwa mbere na mbere? Nuko ari ikizira, nuko itorero rimaze gusirimuka. urumva ngo twararebye ngo dusanga ngo hari ibintu bigezweho, ni ibyaha. Bareba no mu yandi matorero basanga ibintu bimeze neza, ashungiwe n'abagore. Narababwiye ngo ibi bintu ntago byigwa, iki kintu cyo nzahora nkibabwiye, ibi bintu ntago byigwa, nubona babishoboye. Ariko hari umuntu wavuze ngo impamvu urwanya ibintu byo kwiga, gushaka gusanga kwiga byarakunaniye. Ese cyananiye ni ukwiga iki? Cyananiye kwiga mu ishuri. Mu ishuri kwiga ubwo nabwo ntago mbisobanukiye. Yameze nk'umuntu wavuze ikinyamahanga. Nuko yavuye, nuko yanditse. Urumva nawe yameze nk'umuntu wavuze ikinyamahanga. Abantu bize kumva ko utabashyigikiye, ushobora gusanga kwiga byarakunaniye. Oya, ahubwo njyewe ibyo nize bishobora kuba ari ibintu bikomeye muri iki gihugu. Ushobora kuba narize ibintu bikomeye bitandukanye n'ibyo abandi biga. Reka dusubire inyuma gatoya turongera tugere kuri uwo murongo. Tujye dusubira inyuma gato, ndashaka gutinda kuri kino kintu cy'umugore cyane kugira ngo abantu bagisobanukirwe. Didier, tujya tubona mu nzego zitandukanye za leta, tujya tubonamo umugore ayoboye, afite inshingano, kandi ugasanga umugore ari gukora, ari gufata ibyemezo, ari gufata imyanzuro, ari guteza imbere ikigo ayoboye kandi cyarananiye umugabo, ari gukora ibintu by'imbaraga abagabo benshi bananiwe. Tujya dusanga n'ingo, ugasanga umugore atunze urugo rwe rufite iterambere kuruta urutunzwe n'umugabo. Nshatse kuvuga ko abagore dufite abagore b'abanyembaraga, ushobora gufata ikigo runaka akakigeza ku iterambere, ushobora gufata abantu runaka akabageza ku cyerekezo kizima, ushobora gufata urugo runaka, umugabo yarapfakaye, reka tuvuge gutyo, agakora ibintu by'ubutwari kuruta umugabo. Ndi kwibaza ko umugore akora ibyo bintu mu nzego za leta, tukababona bakora ibyo bintu by'imbaraga, mu miryango tukabona afite izo mbaraga, no mu buzima busanzwe. Kubera iki tutemenya yuko uyu mugore ku mbaraga tubona ashobora kuza mu itorero rya ADEPR, akaba wenda ariyo yereka umushumba yabonye akavuga ati dufite ibintu byagiye binanirana, ariko dushingiye ko umugore ari umunyembaraga bitewe n'ibyo yatweretse ashoboye, akaba ibyo yaza agahindura mu itorero naho agakora ibyo bintu by'imbaraga. Kuki utemera yuko azajya mu itorero agakora iby'imbaraga, yaba mu gusenga, yaba mu gushumba, yaba gufata itorero akarigeza ku cyerekezo kizima nk'uko umushumba abivuga? Kuki mutemenya kandi umugore tuzi ko ari umunyembaraga? Ntiwumva se aho byapfiriye? Ntiwumva aho byapfiriye? Barebye mu bushobozi bw'abagore muri rusange, sibyo? Noneho baravuga ngo reka tubizane no mu Mana. Nababwiye ngo Imana ni umwihariko mu bintu byose bibaho. Imana ni umwihariko, Imana ntivuguruzwa, itegeko ry'Imana ni ntakuka, amahitamo y'Imana ni ayayo, ntago ari nk'ay'abantu. Mu mahitamo y'abantu Ndabaga yabayeho. Ndabaga waramwumvise? Yego. Ndabaga yabayeho, ajya gucungura se, kuko se yari yarabyaye abakobwa gusa, ndetse ngo ni nawe wenyine yari yarabyaye. Hanyuma Ndabaga aravuga ati jyewe ntago data azahera hehe, ntago azahera mu bubata. Hanyuma Ndabaga afata umuheto, afata ingabo, haragenda ajya ku rugamba. Ndabaga ararwana, asimbura se, ise arataha. Ndabaga, ndetse ntekereza ko abantu benshi banavuga ati Ndabaga rwose yakoze ikintu kidasanzwe, ni n'umunyarwanda. Hanyuma natwe reka tugire inzego dushyiramo abagore, kuko Ndabaga yakoze ibintu bikomeye. Ibyo ni ibintu byumvikana. Ariko wibuke mu Mana. Ese reka manze nkubaze. Nanjye reka manze nkubaze akantu.
Imana ikandamiza abagore. uyu Imana ifite icyo yageneye abagore ntabwo ari ukubakandamiza. Reka mbanze nkubaze noneho nanjye ubundi kuki Yesu yabyawe na Mariya? None se nanjye nakikubaza. Ni uko yabonye ko ari ushobora kubyara umwana ye, yabona ko ari umukiranutsi cyane atariyandurije, imuhitamo ko yavuze ngo urahiriwe mu bagore. Yabonye ko mu bagore ari uhiriwe. Ubuze impamvu se mbikubajije kuki Mariya atabaye umugabo? Ngo n'Imana inyuranye. Oya, kandi umugore waremeye kubyara. Umugore yaremeye kubyara nyine. Mariya rero yarabyaye kuko yaremeye kubyara. Ariko yabicishije muri Yosefu. Hanyuma se kuki Yesu ataje ari umugore ngo hagararire itorero? Ibyo ni ryabera ritagatifu. Ntabwo tuzi impamvu Imana yahisemo ko Imana ni umugabo ikora n'ibintu bya kigabo, ariko ibi bintu nibikira igitsina cy'Imana yakibonye. Imana ni umugabo ikora ibintu bya kigabo. Niyo mpamvu ikandamiza abagore. Ntabwo ibakandamiza nshuti yanjye. Ibyo yabageneye gukora nibyo bakora. Ibi aha ni mu murimo wayo. Hano mu murimo wo kwisi byo nta gisanzwe, nta kidasanzwe. Umugore azajya hejuru y'inzu, icyo atazakora ni ugutera inda kuko ntayo yabona. Ibyo ntiyabigeneye. Ngiye kuri karukano mpita nibaza, tujya tubona mu matorero amwe namwe, reka nubwo mu itorero ryanyu tubona nk'umugore ayoboye korali, abaye perezida wa korali, kandi ukuntu akora yigeze ku iterambere. Hari amakuru twagiye dutangaho ingero akomeye muri kino gihugu, tugasanga abaperezida b'amakorali tugasanga ni abagore. Uri kumva hari abagore tuzi b'amavuta, b'abanyamavuta babwiriza kandi abantu bagafashwa. Hari ba Nyirapasika, hari abandi benshi kamutanze uriyo ko ari we aba muri social media arimo mumuzi. Tuzi abagore afite ijambo kabisa akavuga abantu bakuzura umwuka, abantu bagakizwa. Saba kuki batubwiza tugafashwa twicaye mu iteraniro, kuki ako kantu ko kwitwa pasiteri niko kazatera ikibazo? Nabarize iki bose barahari. Nabarize iki barahari. Ako kantu ko guhabwa izina umushumba, pasiteri, niko kazahindura ibintu kabyice kandi yabwirizaga bigakunda. Buriya abagore dushaka abantu basobanukirwa nawe ukadusobanurira. Umva nkubwire ku bagore. Abagore bemerewe kuba abadiyakoni. Icyo kintu urakizi? Bemerewe kuba abadiyakoni, bemerewe kuba abarimu, kuko abo ni abafasha. Ni abafasha b'abashumba, ariko ntabwo ari abashumba. Ntabwo ari abashumba, nta nubwo bakwiye kuba abashumba. Sinzi impamvu iki kintu abantu batacyumva. Uzabaza abagore babizi neza babyinjiyemo banasomye, ubaganirize, bazakubwira ko bitabaho. Ariko noneho kuko bamubwira bati twebwe turaziruye bikore. Burya unanamuhamagara ukamwicaza yenda ntumubarize kuri social media, ukamubariza mu ibanga ukamuganiriza, yakubwira ati ibi bintu bari gukora ntabwo ari byo, izi nshingano ntabwo ari izanjye. Nawe abazicaye maze ko atarize. Ese umuntu abaye umushumba wenda ari umugabo akagira umwungeriza w'umugore ku bushumba, byo wabyemera nta kibazo byaba bitwaye? Ibyo nta kibazo. Ubwo ikibazo ni titire afite. Erega menya uburyo Imana iteyemo, umenye n'uburyo Imana ikoramo, kandi umenye n'icyo Imana yanditse. Sinzi umuntu wigeze kuvuga ngo icyo yanditse yaracyanditse, sibyo? Icyo yanditse yaracyanditse, kandi ntabwo yigeze yivuguruza. Yabwiye Mose iramubwira ngo genda ubabwire ko nitwa ndiho, uko nabayeho niko ndiho, sinjya mpinduka, simpindurwa n'ibihe. Rero abantu batekereza ko Imana yo muri 30 atari kimwe n'Imana yo muri 2020 na kangahe, aba bantu baribeshya cyane. Iracyari ya yindi ivuga bikaba, iracyari ya yindi yanga agasuzuguro. Twabaye reka cyo nkihore kukikubaza, ariko ndashaka kubaza, ese mu kujya mu ijuru Imana izagenda amatitire y'icyo azatwara Imana? Ijuru iyo tugeze ku ijuru tuba tugeze ku bugingo. Ubugingo nababwiye ko ari ikinege. Ubugingo ni ikinege, nta kitangaza kirimo kuba hari indaya iri hariya muri Cadillac yashenywe, cyangwa se aho uyu munsi ziri gukorera ako kazi kazo, uzabona ubugingo. Kubera ko ubugingo ari ikinege. Yarabwandikiwe, arabufite. Impamvu nibazagucyo uyu mugore nawe umushumba, kandi Bibiliya ivuga ko itabyemera, agakora ibyo gukiranuka, nta juru azajyamo. Aba bagore bahawe izi nshingano ijuru barihebe? Atarijyamo.
nakubwiye ngo ubugingo ni ikinege, nimba azajya mu ijuru bidutwaye iki ko yaba umushumba? hanyuma se dukora ibyaha kugira ngo azajya mu ijuru? bidutwaye iki none? twahise agashumba. ubwo bivuze ngo twikorere ibyo twishakiye, tukora ibyo dushaka. ntabwo ari ibyaha. kubera iki? kuba umushumba bisa n'icyaha, biritwa icyaha ku mugore. ni icyaha gikomeye. ubwo nimba ari icyaha tuvuge ko tujye tumucira n'urubanza yuko ijuru ari karabe. oya, tandukanye ijuru no gukaraba ijuru. nakubwiye ngo ijuru ubugingo ni ikinege. rero kandi aho umuntu abonera ubugingo, wowe nta n'ubwo wamenya hariho. ahangaha sibyo, nandikiwe ubugingo, hanyuma ninjya gupfa igihe kigeze, nzezwa, kandi igihe cyo kwezwa ntabwo ukizi. ariko se niba nzezwa nkabona ubugingo kuko nabwandikiwe, noneho ntangire nicare nkora ibizira kubera ko nzabona ubugingo. tugiye dusata n'umusozo, mukaba turasata umusozo. hari ijambo ritubwira ngo icyo muzahambira mu isi no mu ijuru nzagihambira, kandi kavuga ngo icyo muzahambura mu isi no mu ijuru kizahamburwa. nimba uyu munsi umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR Imana yashyizeho, tubyemeye ko ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana, sibyo? mwamwita gute? mwamwita Sawuli, mwamwita Dawidi, ariko umuyobozi bwose bushyirwaho nande? n'Imana. kandi buri muyobozi wese aba afite inshingano Imana imuhaye. nimba uyu munsi umushumba byose akavuga ati iki kintu ndagihambuye, cyari gihambiriye ariko umunsi ndagihambuye, kucyumva ko mu ijoro bataba bagihambuye bo? none se ntabwo inshingano zose zikurikizwa aha hantu wumve, sibyo? hari n'abantu bafashe inshingano z'ijambo basomye, hanyuma bakigira abeza byose. nibyo nawe yavuze ko abantu bafashe ijambo barahindura. urumva, bakigira abantu bazajya beza ibintu byose. rero ntabwo bishoboka. neza iryo jambo nturizi? iryo jambo nyine ndarizi. icyo muzahambira mu isi nzagihambira, n'icyo muzahambira. kuki uyu munsi ataba yabihambuye nijoro rikahita ribihambuye ati ndabyejeje? umugore nafata inshingano, tukaba turi guca imanza. ibintu bahambura cyangwa ibintu bahambira ni ibintu bahambira cyangwa bahambura bahagararanye n'umwuka wera, bafatanyije n'umwuka wera, sibyo? kandi noneho ni ibintu biba bifite umurongo wa nyawo bigenderaho. twibutse ko kuba turi ahangaha dushobora kuba turimo gukora mu buryo butatu cyangwa bune. hari uburyo bwo kuba twarasomye Bibiliya, hari uburyo bwo kugendera ku buhanuzi, hari uburyo bwo kureba ibihe n'igihe, sibyo? hari n'uburyo noneho bw'ubunararibonye dufite muri ibi bintu. ibi bintu byose urabanza ukabirebaho. ari nayo mpamvu turi kuvuga ngo isi igeze ku gihe cy'imperuka, cyangwa se igeze mu bihe bya nyuma. kubera iki? turimo turareba ku buhanuzi, tukareba icyo ubuhanuzi bubivugaho uyu munsi, tukongera tugasoma Bibiliya, tukareba icyo Bibiliya ivuga uyu munsi, sibyo? tukongera tukagaruka ku mateka, tukareba amateka, ikintu amateka ari gukora, ikintu amateka avuga, mbese aho igihe kirimo kugera. tukongera tukabireba, tukongera tukagaruka ku bunararibonye n'ubushishozi. ibyo bintu mwareba mugasanga ni ikizira. tukareba tugasanga abantu bahagaje hejuru ya bombe. nakabaye mvuga umuheto ko ufoye, ariko abantu benshi ntabwo bazi umuheto, ntibazi n'umwambi. nimvuga bombe barabyumva. bahagaze hejuru ya bombe, harabura gato ngo bashingure akarenge bombe baturikane. yego, watubwiye ijambo dusanga mu gutegeka kwa kabiri, imigisha Imana yasezeranije abantu, ariko tubwira no ku mivumo Imana yagiye isezeranije abantu. hari imivumo wagiye uvuga ibyo bagiye babwira umuntu ku giti cye, umuryango, itoro cyangwa se urishumbye, n'abantu muri rusange cyangwa se isi muri rusange. kuko iyo bigeze ahangaha bikora no ku buyobozi bwo hejuru, kuko aya magambo yavugwaga mu gihe cy'abami. Imana yabwiraga umuntu, ikabwira itorero, ikababwira ngo nimukore ibi mwebwe mwabami mwe, imigisha yanyiza, ariko nimutabikora ibihugu byanyu. ataza kugira ngo wenda hari umuntu wumva ko wenda ninjiye mu bintu by'abami n'ibiki, twe twivugira iby'Imana utiteranye. oya ntabwo ari ukwiteranya.
ataza kugira ngo ubu ngubu hari ibintu biri hirya muri iyi migabane yo hirya aha ngaha kubera ko ntabwo bigeze bumvira aya mategeko mu mwanya w'imigisha harimo haraza imivumo niyo mpamvu hari ibintu by'imitwe imibumbano bari mu kubumbana reka Israel na Iran na Amerika buriya hari ibintu batumviye by'Uwiteka buriya iri jambo ntabwo bigeze baryumvira hanyuma rero nyine ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo hagiye kubanza haca uwambuye abambaye bo hagati y'Israel na Iran na Amerika utarumviye ariko shako n'ubutinganyi bwaje ubundi icyo uri kumbaza utazi ni igiki iyo ubona n'ubutinganyi bwarinjiye tugiye tugana ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi tugira ngo tubwire abantu ko dusobanukirwe nari ndi kukubaza ngo ese iriya mivumo mu mivumo wavuze hariyo twumvise ishobora kujya ku mushumba uyu munsi umushumba akurikiye kino kiganiro akora iki kugira ngo imivumo itamujyeho icyo ni icya mbere icya kabiri gira inama nimba wamugira inama wiwe n'umwuka kuko umuntu awe n'umwuka aba ari hejuru wamubwira iki akora iki kugira ngo imivumo itamujyaho kuko tubwiye ko imivumo wavuze ko iza ikajya no ku rubyaro yego uyu munsi bimere bite nagendane n'ibigezweho nagendane n'ibigezweho kandi utabishaka uvuga ko bihabanye n'umwuka nyine nagendane n'ibigezweho ariko ushobora kuba utagira imbabazi urumva ibyiza no kugendana n'ibigezweho amaherezo inyungu yabyo nibimunanira azagaruka ntago ubundi turabizi neza ko ukora ibintu cyangwa se ngo akabikora akabizi ngo karya imboga karitse umutsima ya migani yawe akabigira akabizi karya imboga karitse umutsima rero ntabwo ushobora kumubuza kurya imboga yaritse iyo amaze kuzirya umutsima ugashya nibwo yibaza ngo mbese uyu mutsima nawo ndawugira nti azaba akiwuriye cyangwa twamugira inama mbere twagira umuntu inama mbere yo kubika imboga yo kubika imboga umutsima agatageza kushya none se mu gihe ashonje kandi adashaka gutegereza ashaka kugira ngo byihute dushaka kumwigisha kwihangana ngaho mwigisha njye ntabyo ndi bumwigisha urumva ntabwo wakwigisha ibi bintu umuntu uzabyiga akabyiga nushaka uzajya muri kaminuza yo muri Amerika twume tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'umunsi ntabwo twakirangiza bitewe n'uko ibyo twifuza kuvuga ni byinshi n'ibyo twifuza kuba twasobanurira abantu n'ibiteye abantu urujijo byose ni byinshi ariko kandi ibiganiro byo twavuze ko tugiye kujya tubigira amasizoni ngo iki ni igice cya mbere ubundi tuzasubukura gutyo kugeza igihe tuzabona ko birangiye nta kibazo ntabwo bizarangira ubwo wese azagaruka gutwara itorero tukirimo tuvuga kuko ubu nabwo ni ubutumwa nubwo yenda turimo kubutambutsa muri izi nzira ariko ni ubutumwa bwiza kandi ni ubutumwa bwumvwa n'abantu bashaka kumva cyane cyane abantu bumva ubutumwa bitonze kuko niyo mpamvu ubu ngubu ntago ndi muri wa mujyo wo kwikanashura ngo mvuge ngo nimwumve uko Uwiteka avuga oya dushaka ko tuganira gutya tuzatuganira gutya hanyuma umuntu uzajya wicara akavuga ngo ngiye kumva iki kiganiro ajye yicara yumva ikiganiro acyumve neza acyuze narangiza arebe ibiri mu gukorwa n'ibyo twavuze mu kiganiro azajya asanga bihura cyane cyane ko nababwiye ko ibi bintu ntago bizashoboka mu gihe cyose hakiriho inzira yo kuvuga ngo nimuze mu byige ibi bintu ntago byigwa hari akantu wavuze hari akantu dukotinze ku ijambo ry'umushumba yavuze ngo barebye mu yandi matorero babona nta kibazo byateye wowe wavuze ngo kwisanisha gushaka kumera nk'andi mahanga ni izihe ngaruka bishobora kuzana itorero bizana ingaruka zikomeye cyane twagiye tuba mu buryo bwo gusenga mu bintu bimwe cyangwa se ibindi hanyuma tukabanamo n'abiba tukabanamo n'abaroga tukabanamo n'abasambanyi hanyuma byari ngombwa ko twese twagombaga kwigana abo bantu tugakora nk'ibyo bakora turi mu murimo w'Imana yako yavuze ko barebye bagasanga ntacyo bitwaye ibyo se n'izi icyo bitwaye ntacyo byari bitwaye we yavuze yuko barebye basanga ntacyo bitwaye basanga amatora ashumbye n'abagore ntacyo bitwaye nta n'icyo byanje nta n'igihombo byashyizemo ibyo bintu uvuze by'abasambanyi bifite ingaruka
ntacyo Ehe. ntacyo. ni izihe ngaruka twibazaga watubwiye ngo barashaka kwisanisha n'abandi iyo turebye mu Bisiraheli bajya nk'uko wabivuzeho bajya kubwira Samweli ngo bashaka kumera nk'abandi babatora umwami bashaka kumera nk'abandi ari nabwo yabahaye Sawuli twarebye tubona ingaruka byazaniye ubwoko bw'Abisiraheli uyu munsi haba hari ingaruka bishobora kuzanira itorero rya ADEPR nimba zihari dukumire gute izo ngaruka kuko niyo tubesheje hano ni gute izo ngaruka twazikumira itorero ritajya mu bunyage nk'uko Abisiraheli byagenze. Gusa nuko kenshi na kenshi hari igihe tuvugana ukibagirwa ibyo twavuze cyangwa se ukibagirwa yenda ibyo twahoze tuvuga kareho gatoya. Nakubwiye ngo niba abantu bari 120 ingahe bakaba bageze kuri 30 bari kumanurwa n'iki? Abo bantu bandi biganye bari 120 ingahe? Ese utekereza ko uku gukura kwari kwabayeho igihugu cyose kikagenda kikuzuramo amatorero cyangwa se isengero? Uku gukura kwari kwaturutse hehe? None se abo ngabo biganye bari barigeze bakura nk'uko bakuze? Hari abandi bantu uzi cyangwa abo bandi biganye bari bafite ubushobozi nk'ubwaba bari bafite? Oya nanone. Hanyuma babiganye mwiki ko babonaga bari inyuma yabo babiganye mwiki? Ko babarutaga babiganye mwiki? Barabiganye kuko nyine ibyo bakoze byarabamanuye nabo bakibigana dore baramanutse. None amere amaherezo y'itorero nayahe? Itorero muri rusange ntabwo tuvuga no itorero rimwe. Itorero tukatuvuga ngo amaherezo y'itorero umugeni wa Kristo nayahe mu mboni yawe? Nyine wowe banza wibaze umuntu uyoboye abantu 300 sibyo? Ajya kugendera ku mategeko cyangwa ku mabwiriza y'umuntu uyoboye abantu 20 akavuga ngo reka nigane umuntu ayoboye abantu 300 ngo reka nigane umuntu uyoboye abantu 20 ngo ibyo akora nanjye ngo nabonye ngo abikora ntacyo bitwaye. Niba ntacyo bitwaye ku cyawe 20 wowe ukayobora 300 ubwo niba umwiganye rero urahita umanuka kuko nawe ari hasi umusange. Ashobora kuba ayoboye 20 ariko ubuzima bw'aba abantu 20 bumeze neza. Wa wundi we 300 agasanga ubuzima bwabo buri hasi kavuga ateka wera nanjye ndewe ko nakwena ubuzima bw'abantu wenda babe bakiri ko bafite ubuzima bwiza. Icyo gihe rero yakaba yicunga akabanza akareba ese impamvu ari 300 ubuzima bwabo kaba buri hasi aho ntibiterwa nanjye. Nabanje muri nge nkabanza nkahinduka. Twagize iri torero rikiza bakubwira ko ryahereye ahantu biti Cyangugu ngo hari umusaza abamisiyoneri bahingukiyeho mbere. Ibi byo twarabyize kuko je nize muri bino bintu by'amayetede n'ibindi taza kugira ngo ibyo wanga bya teoloji ibyo bintu bya teoloji ibi nabyo nabyizemo. Batubwiye ko uyu musaza abamisiyoneri bavuganaga igiswahili bakajya bamubwira ngo bwira abantu bihana akababwira ngo nimusome gake ntacyo bitwaye. Urumva bamara igihe kirekire bigisha harabuze umuntu wahinduka. Umunsi umwe ngo umwuka w'Imana aramufata afata uyu musaza amaze kumufata aramujegeza aratura. Umunsi yatuye itorero rya Pentecote mu Rwanda nibwo ryabonye abantu baryinjiramo kubera ko uwari urihagarariye yari amaze guca bugufiya, uwavugaga ibintu bumvikana n'abantu yari amaze guca bugufiya, hanyuma umwuka w'Imana aca muri wa musaza ahita ayoboka no mu bantu. Riratangira rigira abantu kubera ko yemereye Imana. Abanyamwuka nyine bumve cyane. Ubundi kuki ushaka ko tumera nk'abasura urutare? Imbaraga zo kwasura urutare urazishakira iki? Turarwasiriza iki? Umwuka azarwisaturire. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tuba tugisubitse. Numvaga mfite ibyo nakubaza byinshi ariko bitewe n'iminota tumaze kugeramo ntabwo abantu bazabyumva byose ngo bageze
bumve ubutumwa bwose uko bikenewe, cyane cyane ko bamwe baba bafite n'ikibazo cya interineti. Reka tubafashe tuzasubukure. Nta kindi wongera ku cyo ibyo twaganiye. Imana ibaha umugisha n'amahoro n'amahirwe. Mukurikize iby'Imana ibasaba muzajya mu ijuru. Bakurikiza iby'Imana ibasaba bazajya mu ijuru. Reka tugane ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi, ariko twibaza ngo n'ubundi uwagushaka yagusanga he? Umva, ntago muri iyi minsi ndi gutanga nimero rwose. Uwagushaka gusa ku musaraba. Mbese hariho nimero aho ngaho baguhamagare, umuntu uzajya guhamagara akakubwira ngo ndashaka nimero ye, uzajya uba ari uyiha. Nta kiganiro nzongera gukora ngo shyireho nimero. Ubwo nabyo wasanga ari kumwuka gutegetse. Niko mbishaka. Nshuti muvane muduteze amatwi muri kano kanya, twari turi kumwe na Muhire Didier, twari turi kuganira, twaganiye byinshi. Hari byagufashije, hari byakuvanye mu rujijo cyangwa se mu rungabangabo umazemo iminsi. Ariko reka nkubwire ngo ibyo byose waba wibaza, ibibazo waba ufite, nyandikira muri komenti umpamagare, tuzagufashe mu kiganiro kizakurikira iki ngiki. Ibiganiro byo birakomeje. Turagushimira ko wahisemo gukurikira ibiganiro byacu, tugushimiye ko wahisemo gukurikira Umusaraba TV. Imana ikuhe umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikwagure, ariko kandi nutagusari reka tuzahurire mu ijuru, randevu ni ku bicu. Dushimiye kandi Muhire Didier, turagushimiye nawe, Imana iguhe umugisha. Namwe Imana ibagirire neza, ibahe umugisha, kandi ibi bintu tuvuga ndabizi neza ko igihe kizagira mukabona ko byari ukuri. Twatangiye dusenga, dusoze dusenga. Mana agirira neza abantu bawe, ubaha imbaraga, ubakomereza amaboko mu izina rya Yesu. Amen.